Ni urupfu rubabaje cyane rw'umugore wo mu murenge wa Rugera mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu mugore yari atwite inda y'imvutsi iri mu mezi 8, yaje kwicwa n'umugabo we amukubisa agafuni mu mutwe. Biravuga ko byaturutse ku makimbirane bari basanzwe bafitanye bituruka ku mitungo, aho umugabo yasabye umugore ko bagurisha, umugore arabyanga, biza kurangira rero bakomeje bagirana amakimbirane. Umugore arahukana ajya iwabo, hanyuma baza guhurira ku muhanda. Rero umugore yitegereje umugabo, uburyo umugabo ari kumuganiriza, abona umugabo ashobora kuba yahindutse, yacururutse, baratahana ngo bagere mu rugo. Rero niko uyu mugabo yafashe umwanzuro cyangwa se icyemezo kigayitse, afata agasuka, agafuni akamukubita mu mutwe. Uyu mugore yahita ko apfa. Abaganga rero bagerageje kugira ngo barebe ko batabara uwo mwana wari uri mu nda ngo bamukuremo akiri muzima, ariko bamaze kumukuramo basanga nawe yashizemo umwuka. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane mu by'ukuri, impfu za hato na hato zikomeje kugenda zitwara abantu. Ngende kumva ku bwanjye bahita bamwica, kuko iyo basigaye bakora icyaha cy'agatozi ngo bazarya impungure banatahe, kuko bene wabo bazaje barabimubona, ariko uramudamu wapfuye ntabwo bene wabo bazaje bamubona. ngo yaramukuye ku muhanda, ngo uwo mudamu yari yaraye kwa nyirabukwe, ngo bari baraye bashwanye, ubwo ngamukura ku muhanda, ngo umugore agira ngo mbese umugabo yagaruye yacururutse, ageze hano abamukubise ifuni yo mu mutwe. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ndabashimiye mwese kandi ndabifuriza ibihe byiza aho muherereye hose hagiye hatandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe mu byo mukora byose bya buri munsi, mu kazi kanyu ka buri munsi, mu byo mukora. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ndabashimira cyane abakomeza kugenda badukurikirana uko bukeye nuko bwije. Nshimira abamaze gukora subscribe, mvuga ngo Imana ibahe umugisha. Ariko nawe utarayikora, reka ngusabe kuyikora kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza kandi dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero mukomeze mugire amahoro mu ntara zitandukanye muherereyemo, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ndabakunda cyane kandi ndabasabira uko mbishobojwe kugira ngo Imana ishyire umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu ndetse n'ibitekerezo byanyu. Imana ibyagure, Imana ibarinde umubi Satani, ibateze imbere kandi barinde mwebwe ubwanyu n'ibyanyu byose, kugira ngo mukomeze mugubwe neza cyane. Hanyuma ndihanganisha abatameze neza, abagize ibyago, ababuze inshuti n'abavandimwe, abababaye kubera ko duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Abo bose ndabasabira ku Mana kugira ngo Imana ibiteho kandi ibagirire neza. Kuba uri kuri uyu munsi ntibivuze ko ejo utaba uri kuririmba. Rero ntiwemere Satani agusuzugura, kandi burya Satani yagusuzuguye ukabyemera ubusuzuguritse, ahubwo ujye umubwira ngo hari ibindi bikomeye Imana yantambukijemo. Ndizera ko n'ibi ngibi nabyo Imana izabintambutsamo. Imana nibaho umugisha rero kubwo gukomeza kudukurikirana. Uyu munsi nkuru nje kubagezaho imeze gutya. Ni mu murenge wa Rugera mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Ku munsi w'ejo, mu gitondo cy'umunsi w'ejo ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, saa 2 zishyira saa 3, nibwo muri uyu murenge hamenyekanye urupfu rw'umubyeyi wari utwite inda ibura nk'ukwezi kumwe cyangwa ibyumweru bikeya kugira ngo ivuke. Uyu mubyeyi yaje kwicwa n'umugabo we bari barashakanye, ariko biravuga ko bari bamaze igihe bafitanye amakimbirane ya hato na hato ashingiye ku mitungo. Uyu mugore rero wishwe n'umugabo we wo mu murenge wa Rugera mu karere ka Nyabihu. Urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo cy'ejo saa 2. Hanyuma yamwishe urupfu rubi rw'agashinyaguro, amwica akoresheje isuka, amukubita agafuni. Ubwo ni isuka wenda iba yaratangiye gushira, ayimukubise mu mutwe. Birangira rero uyu mugore ahise ko ashiramo umwuka. Nkuko nabigarutseho, navuze ko yari afite inda y'imvutsi iri mu mezi 8. Hanyuma biza kurangira rero uyu mugore apfuye. Icyakozwe n'iki rero? Byakozwe nuko
ubutabazi cyangwa se abaganga babifitiye ubushobozi bagerageje gukora ibishoboka byose ngo barebe ko umwana we bamukura mu nda ya nyina ari muzima, ariko mu gihe bamukuragamo basanze nawe yamaze gupfa. Urumva ko ari inkuru ibabaje cyane. Twihanganishije mu by'ukuri umuryango w'uyu mubyeyi wabuze uwabo, Imana ikomeze abasigaye. Ibyo rero byabaye ejo mu gitondo bikimara kuba. Biravuga ko ku mugoroba umugore ubundi yari yaragiye iwabo kubera ko yabonaga amakimbirane bafitanye ashobora kuvamo ibibazo. Umugore aravuga ati reka ngende nigendere iwacu. Hanyuma rero baza ngo guhurira ku muhanda. Uyu mugore aza guhurira n'umugabo we ku muhanda, abona umugabo nta kibazo afite, amuganiriza, ubona rwose bisa nk'aho umugabo yacururutse cyangwa se yongeye kwitekerezaho agasanga iby'amakimbirane atari ngombwa. Umugore rero birumvikana nk'umuntu wari utwite inda y'umugabo we, inda ye mvutsi yenda kuvuka, umugabo aramubwira ati rero ngwino dutahe mu rugo nta kibazo. Umugore abirebye koko abona umugabo ashobora kuba yahindutse cyangwa se umujinya yari afite wacururutse. Byarangiye rero batashye, ariko bageze mu rugo umugabo niko gufata agasuka, agafuni akamukubita mu mutwe, birangira amwishe. Ni urupfu rero rwababaje abantu benshi, cyane cyane abaturanyi, abo mu muryango w'uyu mubyeyi. Abo mu muryango w'uyu mubyeyi baravuga ko bababajwe n'urupfu rw'umwana wabo, cyane ko uyu mugabo amaze gukora ayo mabi, ayo marorerwa, yahise ko afata icyemezo ubwe yijyana kuri polisi ikorera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Hanyuma agezeyo kuri polisi yo mu Majyaruguru, biba ngombwa ko bahita ko bamwohereza kuri polisi y'Iburengerazuba mu karere nyine ka Nyabihu aho yakoreye icyo cyaha. Bamwohereza kuri polisi ya Mukamira, akaba ari naho uyu munsi afungiwe kugira ngo azabashe gukurikiranwa ku cyaha ashinjwa cyo kwica umugore we. Baravuga ko bari bafitanye umwana umwe wari ukiri mutoya birumvikana, ndetse n'uyu nguyu nyine bari batwite cyangwa se umugore we yari atwite. Bikaba byarangiye rero apfuye agapfana na nyina. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Bamwe bo mu muryango rero w'uyu mugore baravuga bati rwose ikintu uyu mugabo akoze ni amarorerwa akomeye cyane. Bati twebwe twifuzaga ko nawe yakicwa bati nawe akicwa rwose kuko ibintu akoze, n'ubundi aragenda bamufunge, nibamara kumufunga igihe kizagera igihano yakatiwe yafungurwe, cyangwa se bitari n'ibyo ngibyo abo mu muryango wabo bazajya bakomeza bamubone, bamusure, bamugemurire. Ariko twebwe uwacu turamubuze, no kuzongera kumubona ntibishoboka. Bati natwe rwose bibaye byiza yakabaye yicwa, ariko ntabwo mu Rwanda icyo gihano cy'urupfu gihari. Icyakora icy'ingenzi ni uko ari bubashe gukurikiranwa, ndetse bigendanye n'amategeko y'igihugu cyacu, ndetse n'icyo amategeko ateganya ku bantu bakoze ibyaha nk'ibyo ngibyo, ari buze kuza gukurikiranwa kugeza ubwo ari buze kuryozwa cyangwa se ari buze guhanwa bingana n'icyaha yakoze. Rero nta kundi byagenda no kwihanganisha uyu muryango muri rusange, ariko urumva ko hakomeje kugenda hagaragara impfu nyinshi cyane zitandukanye za hato na hato. Urumva nk'uyu mwana umwe basize niwo mugabo agiye gufungwa, hakaba hagiye gusigara uyu mwana wari ukiri mutoya. Bisobanuye ko nawe agiye kubaho mu buzima bubi kandi bugoranye cyane. Nta kundi byagenda, ariko ndatekereza ko uko biri kose bazamwitaho akabasha kugira ubuzima bwiza. Nubwo nyine biba bitoroshye kubaho udafite umubyeyi wawe wakwibarutse, nyine biba bibabaje cyane, ariko kandi nyine nta kundi byagenda. Ubwo rero reka twizere ko inzego zibishinzwe zirabasha kubikurikirana, akabasha guhanwa uyu mugabo wakoze iki cyaha cy'indengakamere cyo kwica umugore we atwite, yabizi neza ko amutwitiye, akamukubita agafuni mu mutwe. Biravuga ko rero bari basanzwe bafitanye amakimbirane aturuka ku mitungo, cyane ko ngo uyu mugabo yari amaze iminsi amusabye ko bagurisha bimwe mu byo batunze, harimo imirima, ariko umugore akabyanga, akavuga ati nubigurisha se turabaho dute ko turaba tugiye kubaho mu buzima butari bwiza,
cyane ko bashobora no kubigurisha, akavuga ati nitunabigurisha nkurikije n'ukuntu nkuze ushobora guhita ko wenda unayarya simenye irengero ryayo. Umugore rero arabyanga, aravuga ati kugurisha ntago bishoboka. Niho rero byahereye umugabo atangira kugira umujinya w'umurandura nzuzi n'uburakari nk'ubwo ngubwo. Umugore niko gufata umwanzuro avuga ati reka mbe nigendeye iwacu, ubwo nta wamenye uko bizagenda. Niko rero guhura ku mugoroba ku munsi w'ejo bundi barahura, baratahana bajyana no mu rugo. Umugore abona ko umugabo ashobora kuba yahindutse, ariko kwari ukumujijisha nyine, birangira amwishe muri ubwo buryo. Kandi no mu karere ka Kamonyi mu minsi yashize nabwo hari umugabo wishe umugore amusanze kwa nyirabukwe, umugore yarahukanye, umugabo birangira amusanzeyo amwicirayo. Murumva ko izo ari impfu zikomeje kugenda zigaragaraza hato na hato mu buryo butunguranye cyane. Reka twihanganishe rero uyu muryango wabuze umubyeyi cyangwa se wabuze umwana wabo, bakomere kandi bagire kwihangana, nta kundi byagenda. Reka mbashimire rero, mwemwe Imana ibahe umugisha kubwo gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu. Ukore subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.